cyangwa cyarambigiye nyine kigira gutya kirambwira ngo turi kumwe tuzabonana nanjye kizangufura kuko nakirutseho ngacyakiyo telefone. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ahangaha ibyo batubitsemo ubwoba, umwuzukuru agomba kwaka umuntu ibintu hano mu ruhame mu isoko akagenda kuvuga ngo nimukurikira ngamutesha ni ngewe waragaruka girire nabi ndacyo ubuyobozi buramukoraho. Nari mparitse ndi ku ruhande nagiye kumva umuntu arashakuje ameze nk'umuntu bateye nk'umuntu banize atari gusohora umwuka. Noneho nibwo nahise ncana moto mba ntorosheje aho ijwi rye numvise riri guturuka, ngo nagiye kubona umumama ari kuvirerana amaraso. N'abahungu babiri bari bamufashe, sinabashije kubona amasura yabo, nuko bahise nkimara kubamurika bahise bamurekuragwa hasi barirukanka. Ko narindi kumwe n'abamutekano aho hafi, nkimara kumurika bahise babibona babirukankaho, sinzi ukuntu byarangiye. Niba babafashe nibyo naguze amakuru ukuntu byarangiye. Ikintu nakoze nahise mfata uwo mumere n'umugabo we yarari aho hafi, tumushyira kuri moto tumujyana kwa muganga, ko twamugejejeho byarangiye yamaze kuvamo umwuka. Ukuntu nabibonaga ni abantu bamugambaniye, n'akagambane bari bamukoreye. Ko sinavuga ngo ni abantu bari bashatse kumwambura, kubera ko yabo bashatse kumwambura baba bamanje kurwana ntibisanzwe, kuko ntibisanzwe uhura n'umuntu akavuga ati duhereze ibyo ufite, waba ubifite ukabahereza bakakureka. Ko ntabwo bigeze hazamo ibintu byo gushamirana, ko hari abantu benshi tuba twabyumvisha hakiri kare. Uko ukuntu ngende kubyumva ni abantu bari bamufitiye akagambane, niko ndi kubyumva. Umutekano muke turawufite, kuko ejo bundi hari umugabo witwa Hassan saa 3 za nijoro baramufashe baramukubita, abuze ngo arabazi, bafata amabuye manini bamuhondagura mu mutwe, imisaya barayimena, amenyo baramenagura havamo amenyo 4, guturuka hano kuri Buhuru kuzamura ino ruguru abantu bahura bapfa babica. Nuko nta mutekano dufite, ahubwo leta ifata ingamba bare abantu bica abandi ngo bangiza abantu nabo bagakanira urukwiye, kuko ntabwo umuntu yakwica undi ejo undi apfe. Twabimenya, ariko ni ukuvuga ngo inaha ngaha batubitsemo ubwoba. Ni ukuvuga ngo ngange saa 12 mba nageze mu rugo, kuko ku cyumweru twafashe abuzukuru, umwuzukuru wagiye inopfo aniga umugabo tumubonaho, amaze kumuniga musanze mu nzu kumanywa, ndiyabaye akijyanye ibintu atobora inzu y'uwitwa Gasore, akuramo ibintu arabijyana. Ku cyumweru cyashije tubafatira hano mu nzu bafite ibintu by'inzu 3, turabajyana tubageza kuri polisi, bimwe barabibaha, amateleviziyo gasigarayo. Twatunguwe nuko mu gitondo twagiye kuri polisi kongera kureba babandi twakuye mu nzu babuzukuru na bya bintu, tubona babarekuye. Uwo ngo rero utamugendeye kure, ariyo mpamvu twikengera tugataha saa 12 araguhitana. Ubundi butaye igisore cyanigiye umudamu hari yakimwaka telefone ya touch, tukirukaho tugifatira mu mupaka, tukijyana kuri polisi, telefone iragaruka. Icyo gisore nahuriye na kino ruguru kingomera mu rutoki gutya. Ubwo bivuze ngo nari mu nzu nijoro, umwana nyine yaravuye hano ku muhanda avuye guhaha, garaza arambwira ati mama hari ibintu bibaye ku muhanda, ati ngiye numvishe ko bateye umuntu mu icyuma mu mutima, ngo nabuzukuru ba shatani bamwakaga telefone. Ubwo nyine arambwira ati mbonye bamujyanye kwa muganga, nuko nge nabyumvishe. Ariko hano ngo nta n'umutekano, ntibanatabara. Nta mutekano, nibatabara niyo watabaza nijoro nta muntu wagutabara, niwabona umuntu abyuka ngo aza gutabaza. Murasaba ikirere inzego z'umutekano gupanura umutekano, mutwongerera umutekano, umutekano waguke, byibuze n'umuntu najya atabaza bajye bamutabara mu by'ukuri. Yana makuru twagiye kumva twumva umuntu aratabaje, atabaje abanyamutekano bari ku muhanda, bahita babirinduka duhita tujyayo.
no barebye bagiye babona umuntu arirutse yirutse baramushaka baramubura ariko ikintu njye nari ndi kubona ntabwo ibintu byoroshye ndi kubona abantu banyamutekano nubwo bamubona afite igisu nabo bakwiruka. Igisu ni igiki? Igisu yamuteye ni icyuma ubwo ni icyuma yamuteye icyuma nka hano ubwo none nabo niyo basaga yamuteye icyuma bari bariruka ntabwo bamukurikiye. Abantu baravuga ko ari abuzukuru ba shitani nibyo bari kubona abuzukuru ba satani niko bari kuvuga ariko ntabwo twabimenya niba ari bo niba atari bo twabimenya ari uko wenda babafashe bakoze perereza bakabafata. ubundi aka gace abantu barakuvuga ko nta n'umutekano ukunze kubamo nibyo kano gace kari kamazemo iz'umutekano ko hari umuntu nanone bari bateze umugore wa mudugudu nawe bamutera igisu ubwo barangije bashyiramo umutekano ariko ngewe kubera ko nkorera ku muhanda byagera nka saa moya nuza inkeragutabara zikaza na bano basirikare abapolisi bakajya batambuka ngewe nababonaga bakajya batambuka ariko ukuntu byagenze ntabwo twari twabona ariko byadutunguye hari hakiri kare. bamwishe sangahe? Bamwishe saa moya na 20 ni saa moya na 20 gutyo kuko hano bari kugenda nimugoroba ariko ngiye ku nindi no hano mu mudugudu wa Gabiro ndanahakorera nitwa Hategekimana Emmanuel bakunze kwitwa Vision Boy. Mbo hari nko mu hagati ya saa 12 saa moya gutyo hagati ya saa moya na saa 2 tujya kumva hano induru bahafatiye umumere baramwica nyine bari kuvuga ngo nabuzukuru ariko nge nahageze byarangiye. wasanze ameze gute nyine nimba wahageze umurambo? Nahageze umurambo bari kujyana bari bamujyanye ku bitaro ubwo baza kuvuga ngo yitabye Imana nk'ibyo to. None uratubwira ikibazo ubundi cy'umutekano ahangaha gihagaze gute? Hano umutekano wo nawo kuko buri wese usanga ari kwikandagira umutekano muri rusange ntawo dufite. Umutekano nawo turi mu Rwanda. Umutekano hari n'uw'amasasu ariko w'abantu muri rusange ibisambo byo nta mutekano. Ibisambo biraturembeje ariko uw'amasasu wo turawufite. Ariko wabisobanura nukuvuga ngo nta sasu mu cyumba ariko umutekano mu by'ukuri ntawo mufite. Umutekano muri rusange abaturage ubusambo bwo uw'abasambo bo nawo. Ntabwo byari twatumenyereye ko bavuga ko abantu baza bakiba bakakwambura telefone bakakwambura ibyo ufite ariko ntabwo twatumenyereye ko umuntu baza bakamwica abanga uyu nguyu nikeka ko byagenze gute? Nyine urumva n'ugukeka buri muri make ntabwo ubuze ikigamijwe ariko muri rusange nkatwe abaturage tuba twumva ari babuzukuru n'ubundi batubwira kandi duhamya yuko banahari. Murasaba iki rero? Murasaba ubuyobozi iki kugira ngo umutekano twe turi mu Rwanda ariko dufite umutekano nuko bisanzwe mu Rwanda? Nkanjye icyo nakwisabira abayobozi uwo bajya bakeka wese babaza n'abaturage bajya bamukurikirana ariga amakuru abahari. Ni ukuvuga ngo wenda njye niba ntamuzi ariko hari ahantu abanywera cyangwa hahira abantu nk'abo bakeka bakagira aho babaganiza bagashaka amakuru yimbitse kandi uwo bihamye nta no kugaruka mu baturage ngewe nicyo nakwifuza. Igihano cy'urupfu ariko cyaraciwe ntabwo kuba atagaruka mu baturage se bivuze yuko yaba ari igihano cy'urupfu niyo bamufunga burundu. Muri make amategeko afite ibyabyo. Mbese bivuga icyo mushatse kuvuga ubwo nimba nyumva neza uravuga uti dutanga ibirego tukarega abo bantu ejo tukababona muri sosiyete kandi ni ikibazo ugasanga aragiye kandi abaturage baramuzi ariko nyuma y'amezi runaka ukabona aragarutse yidegembye. Ubwo rero waba noneho waragize icyo uvuga akanaguhiga. Noneho ubwo aho ngaho bise bingarura ku kintu abakunze kuvuga cyo kujyana ngo abantu mu nzererezi bakamujyana bakamara ukwezi cyangwa amezi 2 bakamugarura. Mubona ntacyo bimara? Mbera ntacyo bimara kabisa. Hakwiye gufatwa izindi ngamba nk'uko mubitekereza? Izo zo ngamba zo nabangiye kubesha ahubwo abantu nk'abayobozi badutekerereza nibo bakwiye kubyigaho bakareba
ikibazo ukuntu kino kibazo cy'abuzukuru cyakemuka ku buryo burambye, kuko iyo babyinjiyemo hamara iminsi hari agahenge, na nyuma y'amezi 2 ukubona byagarutse. turagushimiye. Sawa.